Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Muhanga ahongeye kumvikana amakuru mabi cyane. Inkuru y'icamugongo ni nyuma y'aho umugabo yaje gusanga yapfiriye mu mugezi wa Nyabarongo. Gusa haje gutangazwa bigiye bitandukanye byatumye benshi bongera gushya ubwoba. Gusa inzego z'ubuyobozi nazo ziza gutangaza ibigiye bitandukanye. Mbese iby'iyi nkuru y'icamugongo yaba yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga yaba yatewe n'iki? Mbese uyu murambo w'uyu mugabo waba warageze gute muri uyu mugezi wa Nyabarongo? Mbese n'icyo abagiye batandukanye baba batangaje nyuma y'iyi nkuru itari nziza habe na gato yaba yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga ko mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Gumana natwe uyu munsi ari nako wibuka no kudutera inkunga. Ureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'amakuru mabi cyane yumvikanye mu karere ka Muhanga ko mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere ndetse si n'ubwa kabiri mu mugezi wa Nyabarongo hagaragaye imirambo igiye itandukanye. Rimwe na rimwe ba nyirayo ntibaze kumenyekana byoroshye, gusa kuri ubu siko bimeze kuko iby'uyu murambo we waje kugaragara waturutse ku makimbirane umugore we yagiranye n'umugabo we, maze nyamugabo ahita ahunga ibibazo yari afite n'umugore we ahita ajya kubitura umugezi wa Nyabarongo. Ibyahise bituma benshi bahise bagira intimba ku mitima yabo bitewe n'uru rupfu uyu mugabo yapfuyemo. Uyu mugabo waje gusangwa mu mugezi wa Nyabarongo nyuma yo guhunga ibibazo yari afitanye n'umugore we yitwa Hakizimana Bernard w'imyaka 39 y'amavuko, aho bivugwa ko yatonganye n'umugore we ajya kwiyahura mu mugezi wa Nyabarongo. Uyu nyakwigendera kandi yari atuye mu mudugudu wa Nyagasozi, akagari ka Matyazo, umurenge wa Mushishiro uherereye mu karere ka Muhanga. Ubwo itangazamakuru ryari riri aho ngaho habereye aya marorerwa, abatanze amakuru bavuze ko uyu nyakwigendera witwaga Hakizimana yavuye iwe mu rugo amaze gutongana n'uwo bashakanye ahita ajya kwiroha mu mugezi wa Nyabarongo. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru wirinze gutangaza byinshi bigiye bitandukanye kuri uru rupfu rw'uyu nyakwigendera, ngo kuko ntabwo byari byoroshye kuko yari uwo mu muryango we. Yagize ati ntabwo twamenye icyo bapfuye, gusa twamenye ko biriwe batongana umunsi wose. Iyi nkuru kandi yababaje abayumvise, yabereye muri aka karere ka Muhanga muri uyu murenge wa Mushishiro wo mu kagari ka Matyazo. Wababaje benshi bitewe n'uyu mugabo w'urupfu yapfuyemo. Gusa byaje kandi gushidikanywaho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Mushishiro. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro Nivuguruzwa Jean Pierre yirinze kugira icyo atangaza ku rupfu rwa Hakizimana Bernard. Ubwo yasubizaga itangazamakuru ubwo ryari rimubajije iby'urupfu rw'uyu nyakwigendera, yarisubije agira ati mwabaza gitifu w'umurenge niwe ufite amakuru nubwo ari mu kiruhuko. Itangazamakuru naryo ryahise ribaza gitifu w'umurenge wa Mushishiro Niyonzima Gustave, avuga ko ibyo Nivuguruzwa avuze atari byo, ngo kuko amakuru ajyanye n'urupfu rwa nyakwigendera yayamuhaye ndetse amusaba kuvugana n'itangazamakuru igihe ryaza kumubaza.
Uyu gitifu w'umurenge yasubije itangazamakuru agira ati mwongere mumuvugishe arabasobanurira nta kibazo. Iyi nkuru y'icamugongo ikomeje gutera agahinda abatuye muri aka karere ka Muhanga mu murenge wa Mushishiro, yamenyekanye ku itariki ya 6 Nzeri nibwo uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kujya kwiroha mu mugezi wa Nyabarongo, ariko umurambo we uza gutoragurwa ku itariki ya 7 Nzeri 2024. Ubuyobozi mu nzego z'ibanze zihora zikangurira abaturarwanda ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kubunga, aho kugira ngo bishure mu kujya gukora ibintu bidakorwa, ngo dore ko amakimbirane mu miryango ari kimwe mu bidindiza iterambere ry'umuryango kandi hakazamo n'ihohoterwa haba irishingiye ku gitsina, ku mitungo n'ibindi bigiye bitandukanye. Abaturage nyuma yo kubona uyu murambo wa nyakwigendera bababajwe no kubona uyu mugabo wagiye kwiyahura muri Nyabarongo nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore we, ngo kandi bakagombye kubiganiraho ubundi ibibazo bafitanye bakabicoca. Iyi ni KN Radio, ni naha natwe dusoreje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, udukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduraho mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo ubutaha tuzabagezeho amakuru meza kandi yizewe tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru mu gihe umaze kuyumva ukayisangiza abandi, kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Icyo gihe natwe bizadufasha gukora twumva dufite akanyamuneza kuko namwe muba mudushigikiye. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.